nukuri ntago njya ariko sinzi ikimbyibushye ufitiye inkuru nziza umujinya ukayikora kwa gatandatu cyangwa ku cyumweru ukavuga ngo uzongera uyikore kwa gatandatu cyangwa ku cyumweru ariko hari umukoci wanjye ujya utubwira ngo nkuko utafata umuti wa Colgate karaga Colgate kose agacupa ka Colgate ngo ugakandire ku buroso mara amasaha 2 kwibrosa kwa gatandatu ngo uvuge ngo ndangije kwibrosa by'icyumweru cyose ni nako na sport nayo atari kukwiye kuyifata ahubwo urabona dufukira aga Colgate gake ku buroso ukibrosa uyu munsi mu gitondo na nimugoroba bitewe n'ukuntu bikora n'abarenza aho ngaho hari n'abajya munsi yaho ariko byibura rimwe ku munsi wa wibrosheje ubwo rero no muri sport naho wakora aga sport gake ariko kagakora kenshi gashoboka kugira ngo ibi bintu byose ndivuga bishoboke ni wowe uzabigiramo uruhare ndakwinginze rero ntundekure nyaboneka kanda subscribe kwisonga ry'ibintu niyemeje kugeraho mu mwaka wa 2025 hariho kugira ubuzima buzira umuze kugira ngo ibyo mbashe kubigeraho hari ibintu bitandukanye nzakora ariko cyane ndashaka kugira ibiro biboneye nkava mu mubyibuho ukabije kuko abaganga batubwira yuko umuntu afite umubyibuho ukabije abarimo guhamagara indwara zitandukanye harimo umuvuduko ukabije w'amaraso harimo diabete harimo n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye zifata mu ngingo ariko harimo kandi na kanseri y'umwijima ya cirrhose non hepatique iterwa no kuba umwijima we uriho ibinure byinshi n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye muri uyu mwaka rero wa 2025 ndifuza ko uzarangira ibiro byanjye muganga ambwira yuko bikwiye ntakiri mu mubyibuho ukabije nifuje rero kugusangiza bimwe mu byo nzifashisha muri uru rugendo kugira ngo turujyanemo niyo mpamvu nzakorera mu video atandukanye tukagenda turebera hamwe byinshi byadufasha mbere yo gushyira mu bikorwa ariko inama nzakugira cyangwa se amakuru nzaguha kuri uru rubuga nagira ngo nkwibutse yuko ntabwo ndi umuganga ntabwo ndi inzobere mu mirire ntabwo ndi umujyanama w'ubuzima ndi umuntu ugira amatsiko nkasoma nkashakisha amakuru yangirira akamaro hanyuma nkifuza kuyasangira n'abandi kugira ngo abo duhuje ikibazo tujyane ubwo rero mbere yo gushyira mu bikorwa ibyo nzakubwira hano uzabanze ubaze muganga wabyigiye muganga wemewe na leta umubwira uti ko hari amakuru runaka nakuye kuri internet nayashyira mu bikorwa muganga ni wewe wenyine ufite uburenganzira bwo kwemerera kubikora kubera yuko imibiri yacu iratandukanye ngiye nshobora no kubikora bikamfasha ahubwo bikakubera ikibazo kubera wenda uburwayi ufite waba ufite cyangwa se nk'imiti wabo niyo mpamvu ari byiza ko ibyo uzabona kuri icano byose mbere yo kubishyira mu bikorwa wabanza ukavugana na muganga wemewe na leta wagiye ubwo rero nari ndimo kukubwira ngo ndashaka guta ibiro ndashaka kuva mu mubyibuho ukabije ariko mu bintu nagiye nsoma hirya no hino bitandukanye harimo amarejime harimo siporo n'ibindi byadufasha mbere yuko ntangira kubishyira mu bikorwa byimbitse nabanje no kubanza kwibaza ngo kundi kuki tubyibuha ubundi kugira ngo umuntu yiyongere ibiro agera mu mubyibuho agera mu mubyibuho ukabije agera mu mubyibuho ukabije cyane biterwa n'iki hari impamvu nyinshi zitandukanye zishobora kubitera ariko zimwe z'ingenzi ziri rusange nizo nashaka kugarukaho impamvu iri ku isonga ni ukuba ibyo umuntu yinjiza arya biruta ibyo umubiri utakaza kugira ngo ukore umubiri buriya ni systeme iri organize ifite uburyo ikoramo ibintu byose ifite uburyo ikoresha imbaraga tuyuha ko turi gufata amafunguro tuba turi guha umubiri wacu imbaraga kugira ngo ubashe gukora ubwo rero hari ikigero runaka umubiri wawe uba ukeneye bitewe n'imyaka yawe n'indeshyo yawe n'ibiro byawe niba uri umugabo niba uri umugore hari ikigero runaka cy'ingufu umubiri wawe uba ukeneye kugira ngo ubashe gukora ibyo bita metabolisme de base ibyo ngibyo rero umubiri ukabibara mu makalori nk'uko yo dushyize umuriro muri konteri umuriro w'amashanyarazi muri cash power bibara mu mayinite ariko umubiri wo ubara mu makalori ubwo rero amakalori umubiri wawe ukeneye kugira ngo ukore ibyibanze iyo ibyo ufashe byo kurya birenze ya makalori umubiri wawe ukeneye kugira ngo ubashe gukora ibyibanze guhumeka gutekereza
gusya ibyo kurya, umutima ugatera, mbega niyo waba uryamye ibyo umubiri wawe ukeneye kugira ngo ukoreshe iyo metabolisme de base, ibyo ngibyo iyo ubifashe mu mafunguro ukabirenza, niho noneho umubiri utangira gutekereza ikintu kijyanye no kuzigama. Kuko nkuko nabikubwiye, umubiri ni systeme iri organize cyane gusumba na systeme zose zibaho ku isi. Iz'abahanga bagenda bakopera ku by'Imana yaremye nyine bihereye no ku mubiri no ku muntu. Noneho rero iyo ufashe amafunguro akavamo ya makalori nayo maze kukubwira, amakalori akaba arenze umubare w'umubiri ukeneye gukoresha, kuko umubiri uba utazi niba n'ejo bizongera kugenda gutyo, uhita ufata gahunda yo kuzigama. Ufite uburyo uzigama mu buryo bw'igihe gito no mu buryo bw'igihe kirekire. Ubwo noneho nari nkubwiye ngo ni metabolisme de base, ariko iyo wongeyeho wenda wari uryamye, urabyutse uranyeganyezemo gake, uragiye urakarabye, ukoze metero zingahe kugira ngo ugere aho wari ugiye, hari andi makalori umubiri wawe uri bukenere. Kuri ya makalori wari ushyize ku ruhande udakeneye muri metabolisme de base, urafataho makeya kugira ngo ubashe gukora ibyo byose nayo maze kuvuga, nta sereri ufite wumva udacitse intege. Iyo rero ufashe amafunguro akarenga ya metabolisme de base ikenewe, akarenga za movement zibanze umuntu akora buri munsi, iyo birenze noneho umubiri ibyo bindi bisigaye utari bukoresha uwo munsi ubishyira mu kuzigama. Umubiri rero kuzigama, ubika konte yawe yo kuzigama ni ibinure. Ibinure nabyo bigiye biri mu byiciro bitandukanye, noneho umubiri ukizigamira mu binure kugira ngo ejo n'ejo bundi nutaramuka utinjije energy cyangwa se amakalori nk'ayo umubiri ukeneye, uzafate muri reserve, noneho ubashe ntuhite upfa, kuko nabwiye yuko ari systeme iri organize. Ubwo rero twari turimo kureba ngo kubera iki tubyibuha. Ubwo rero iyo dufashe amafunguro avamo amakalori, ya makalori yagera mu umubiri ya makalori yose ntuyakoreshe, urayazigama mu binure. Hanyuma rero ibinure nyine nibyo bigenda bitubamo byinshi, tukabyibuha, umuntu akagira ubwo agera ku mubyibuho ukabije nkanjye ubahagaze imbere. Ubwo rero tumaze kubona yuko kugira ngo umuntu abyibuhe ari uko umubiri uba wawinjijemo ibyo winjizamo byinshi, ariko ibyo ukoresha bikaba bike. Ubwo rero birahita bisubiza cya kibazo, ya ntego nihaye uyu mwaka yo kuvuga ngo ndashaka kugabanya ibiro, ndashaka kugira ibiro biringaniye, ndashaka kugira ibiro byemewe, nkava mu mubyibuho ukabije. Kugira ngo rero intego niyemeje zo kuva mu mubyibuho ukabije nkagera ku buzima buzira umuze mbashe kuzigeraho, birumvikana ko niba amaze kubona yuko ikintu cya mbere gituma umuntu abyibuha ari uko ibyo winjiza biruta ibyo usohora, ni ukureba ibyo ninjiza bimeze bite, ariho hazamo regime, cyangwa se nkanareba ngo ibyo nkoresha byo bimeze bite, ari naho haza siporo. Ubwo rero nifuza yuko uru rugendo turujyanamo tukungurana ibitekerezo, nawe ukambwira uko ubyumva, nanjye nkakubwira ibyo nasomye, tukareba ibyo twibwiraga mu ntangiriro, tukareba niba biri gukora cyangwa bitari gukora. Gusa sinaguhisha ko ntabwo nategereje itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere kugira ngo ntangire. Uroye natangiye uru rugendo rwo kuboneza ibiro, mbikora buri gihe. Nawe ntekereza yuko harimo benshi muri kwita bimona hano, ubaze regime umaze gukora wabona ari nyinshi cyane. Ngiye nkanjye ubu ngubu imibare nyikorera guhera nko muri 2007. Okay, imibare reka tuyireze, ariko ni nyinshi, ntabwo zigira ingano, nkazikora ibiro bikongera bikagaruka. Ariko uyu mwaka wa 2025 niyemeje yuko rwose noneho nzabikora bikagenda neza. Sinzongera kongera kuvuga ngo ndashaka kuva mu mubyibuho ukabije, ahubwo nkaba ndimo kuvuga ngo ndashaka kugumana ubuzima buzira umuze. Ku bijyanye rero n'ibyo umuntu yinjiza, mu by'ukuri rwose umuntu aba yabyinjije birenze ibyo umubiri ukeneye, niyo mpamvu uzigama. Hari abavandimwe bene data bajya bavuga ngo ni ukuri ntago njya, ariko sinzi ikimbyibushye. Ufitiye inkuru nziza, usibye umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi, nta muntu ushobora kubyibuha atariye, ntabwo bibaho. Impamvu mvuze umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi nuko hari imisemburo imwe n'imwe mu mubiri ishobora kuba intandaro yo kuba wabyibuha, ariko nyine ni ikibazo cy'uburwayi, cyangwa se hari n'imiti ushobora kunywa igatuma ubyibuha. Ibyo ngibyo ntabwo ari rusange. Muri rusange nta muntu ushobora kubyibuha atariye. Rero ngiye rwose nibwiza ukuri, ndarya.
ariko nanone ushobora kuvuga uti abisobanuro bose bararya barabyibuhara, ko hari umuntu nzi urya ibiruta ibyongera ariko ntabyibuhe. Ubwo ibyo ngibyo bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, ariko kimwe mu by'ingenzi bishobora kuba bibitera ya metabolisme navugaga. Metabolisme ye ishobora kuba ikoresha imbaraga nyinshi gusumba izawe, kuko imibiri yacu iratandukanye. Ishobora gukoresha amashanyarazi menshi gusumba ayawe, akaba ariyo mpamvu we mushobora kurya hamwe ibiryo bifite amakalori 5000 mukabirya icyumweru, wowe ukiyongeraho ibiro 2 cyangwa 3, we ahubwo ugasanga ni agasentre. Ubwo nyine ifite iyo metabolisme yikora neza cyane. Ariko nanone nabivuze ko kijyanye n'imyaka, ashobora kuba kiri mutoya, wowe imyaka ikurimo, imisemburo y'umubiri wawe ifite uburyo irimo gukora niye ifite uburyo irimo gukora ntabwo ari kimwe. Ubwo rero muri make nta muntu ubyibuha atariye, niho twari tugeze. Kugira ngo bigende neza rero ni ukunoza imirire, tukanoza ibyo turya, tukagabanya, kuko twabonye yuko bishobora kuba ari byinshi kurusha ibyo umubiri wacu ukeneye. Akaba ariyo mpamvu twohereza message ukabitugaragariza mu kutubyibushya. Ubwo rero tugabanye ibyo kurya, ariko ntabwo bivuga kwicisha inzara, ni ukubikora mu buryo bw'ubwenge. Tukabikora mu buryo bw'ubwenge, ariko tukanazirikana ko nubwo umubiri ukeneye gutakaza, ariko uracyakeneye kuba umubiri nyine ya systeme day to day, umunsi ku munsi hari ibyo umubiri ukeneye kugira ngo ubeho. Niyo mpamvu ibyo twagabanya byose, amafunguro twafata yose agomba kuba yuzuye, arimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga, n'amavitamine agiye atandukanye umubiri ukeneye. Tuzagenda tureba mu yandi mavideo. Ikindi, kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza, nuko ayo mafunguro twahisemo kugabanya ibiyagize biba ari ibintu biri naturel, ibintu Imana yaremye. Akenshi iyo tuvuze ibintu biri naturel, abantu batabumva ibyo bakunze kuvuga ngo ni ibiryo by'ibinyarwanda. Ni ibyo biri naturel, ariko ntabwo ari byo ndi kuvuga gusa. Ariko tugerageze kurya ibiryo, niba ujya kurya urebe isahani, urebe ibyo bintu, urebe niba hari igiti byeraho, urebe niba hari ikimera runaka byeraho, cyangwa se niba hari itungo runaka biturutseho. Nubona ibintu ugiye kurya harimo ibintu bibavanga iki n'iki bakavanga ibintu nka bingahe hakavamo icyo kintu, ube witonzemo gakeya. Kubyo bintu ntabwo ari byo dukeneye nonaha. Dukeneye ibintu byegereye cyane iby'Imana yaremye mu gukora ya sahane yacu iboneye. Ikindi, buriya kugira ubwo twaba tugabanyije ibyo turya, inzara nyine nayo ntabwo iri buze kutworohera, kuko igifu cyacu cyamenyereye ko twinjiza ingano runaka y'ibyo kurya, none turakigabanyirije. Uburyo bwiza rero bwo kugira ngo iyi systeme y'umubiri tubashe kuyihakinga, niba ariko navuga, tuyijijishe, nuko ibyo twinjiza mu bunini, mu ngano, muri volume, biraguma ari byinshi, ariko muri kalori ari bikeya. Uti gute? Imboga buriya ntabwo zigira amakalori menshi, kandi zuzura mu nda, umuntu akumva arahaze. Twongera imboga rero ku isahani, 1/2 cy'isahani ushyireho imboga. Hanyuma ikindi 1/2 gisigaye, dukeneye ibitera imbaraga, dukeneye n'ibyubaka umubiri. Ubwo byombi bigabaniraho, 1/4 kibe ibyubaka umubiri, ikindi 1/4 kibe ibitera imbaraga. Hanyuma ikindi, ngewe rwose sinzi wowe, ariko ngewe ibintu byo gufata ibyo kurya byose nkabidubika nkabibatiza akaba ariko mbirya, ntabwo binkundira. Kuko buriya mu kurya, nubwo harimo ibiryo ngibyo gutuma umuntu abaho ntapfe, umubiri ugakora, habamo no kwishima, niba ariko navuga. Rwose hagomba kuba harimo utuntu tw'utuvuta duke ariko turimo. Nzakorera video yo kukugaragariza yuko amavuta atari cyo kibazo nyamukuru, niba ariko navuga. Ikibazo ni ingano y'ibyo twinjiza, ariko ntabwo ikibazo ari ubwoko gusa. Ikibazo ni ingano. Kubera ko tugiye guhakinga, imboga zikaba zifite amakalori make, reka dushyire imboga nyinshi. Noneho dushyireho byubaka umubiri n'ibitera imbaraga, nabyo tubishyireho 1/4. Akandi kantu ni uguhindura isahani umuntu ariraho. Urira ku isahani nyine isanzwe imwe nini, byaba byiza ufashe isahani nto kuyo wari usanzwe uriraho, kubera yuko ubwonko nyine turimo kubuhakinga, mu byibuke turi kubujijisha. Ubwonko iyo bubonye isahani ari nini ariko ibiryo biriho ari bike, uhita butangira gutekereza ngo uyu munsi dushobora kudahaga. Ubwo rero ibyiza ni uko wafata isahani nto, ariko nufata gatoya cyane k'abana,
isahane nto ugashyiraho ibya biryo wiyemeje kurya bikaba biyuzuye. Wenda reka ngo urugero rw'uburyo ushaka kubigabanya. Ushaka gufata, tuvuge ugiye kurya umuceri n'imboga n'inyama, ushaka gufata isahane uruhande 1/2 ugashyiraho imboga, no hahandi kuri 1/4 ugashyiraho rushe 2 z'umuceri, ugashyiraho n'intongo 2 z'inyama. Ibyo biryo n'ubirya, ndabizi mu minsi ya mbere ntabwo bizaba byoroshye, ariko uko igihe kigenda kitambuka umubiri uzagenda ubimenyera. Ikindi kintu rero cyadufasha, bajya batubwira yuko umubiri w'umuntu ahanini ugizwe n'amazi. Kugira ngo rero umubiri tubashe kuwusubiza ku murongo neza, nuko twibuka no kunywa amazi. Hari ahantu nasomye ko umuntu agomba kunywa, ufata ibiro byawe ukagabanya na 30, icyo ubonye ukagishyira muri litiro z'amazi unywa. Tuvuge niba afite ibiro 90 nkagabanya 30, ubwo ndabona 3 nkanywa litiro 3 ku munsi. Ubu ngubu ngewe muri intangiriro z'umwaka natangiye gukora challenge y'iminsi 75. Muri iyo minsi 75 mu byo nemeje gukora harimo kunywa amazi litiro 3, ntitaye ku byo kuvuga ngo mfite ibiro bingahe, litiro 3 ku munsi nkazinywa. Nawe ndagushishikariza kubigerageza. Wenda niba udasanzwe unywa amazi ushobora guhera kuri make, ariko uyanywe kugira ngo umubiri wawe ubashe kwiyoza, ubashe kwisukura, ibintu byose bigende neza. Hanyuma rero twavuze yuko tureba ku bijyanye n'ibyo twinjiza, n'ibyo twarimo tuvuga. Reka noneho turebe uburyo twakongera ibyo dukoresha kugira ngo za kalori nubwo twazinjije ariko zisohoke n'izo twazigamye, kuko turagabanya izo twinjiza ariko hari izo dufite deja. Kugira ngo bigende neza nuko tunareba uburyo twazamura iz'umubiri wacu ukoresha. Aho ngaho rero siporo yinjirira, turebe uburyo tunyeganyega. Ngewe ibyo ndi gukoresha siporo, nkanakoresha kunyeganyega kundi tubibara mu ntambwe, step mu cyongereza, step pa mu gifaransa. Hari amasaha nk'ingi nambaye, ntabwo iri kwaka, ntabwo sinzi niba mwapfa kubibona, ibara intambwe umuntu atera. No muri smartphone inyisha abamo ama application ashobora kugufasha kubara intambwe, kugira ngo nyine menye niba ibyo niyemeje nabigezeho ku munsi. Nihaye intego yo kuba nakoze byibura intambwe 7,000. Ushobora kumva intambwe 7,000 ukumva ni nkeya, ariko kugira ngo ubone uburemere bw'ikibazo, kuko abahanga batubwira ko byibura umuntu yakwiye kugenda moyenne intambwe 1000 hagati ya 7 n'10 ku munsi, kugira ngo umubiri we aba awunyeganyeje neza nta kibazo ufite. Ubwo rero kugira ngo urebe uburemere bw'ikibazo cyo kutanyeganyega, wipime nyine umenya aho ugeze, uzabikore umunsi umwe nyine nta kindi kintu wahinduye. Wambara iyo saha niba uyifite, abantu benshi barazifite ariko ntabwo bazikoresha icyo kintu cyo kureba step, cyangwa downloading application, zirahari ni nyinshi pe. Downloading urebe step ukora ku munsi, uzatangara hari igihe uzasanga utageza no ku 1000, bitewe niba wenda tuvuge ugenda n'imodoka ukora ahantu hafi cyangwa se wirirwa mu rugo, hari igihe uzasanga utageza no ku 1000. Urumva niba utageza ku 1000 kandi batubwira yuko tugiye kuba turi hagati ya 700 y'ibihumbi n'ibihumbi 10, urumva uburyo uburemere bw'ikibazo biteye. Ngero kugira ngo mbigereho, kuko nanjye rwose ndi mu bantu ntashyizemo imbaraga, ntago narenze 5 ku munsi. Nkurikije ubuzima bwanjye uko bumeze, aho uko nkora, aho njya, ntago narenze 5,000, ntago nakirenza. Kugira ngo rero ngere kuri 7,000 niyemeje, ngiye mu gitondo iyo mbyutse nkibyuka, ikintu cya mbere nkora nambara imyenda ya siporo n'inkweto, nkagenda muri quartier aho ntuye, nkakora iminota 30, siniruka, nkagenda bugenzi iminota 30, nkagaruka mu rugo, noneho nkabona gukora ibindi bikurikiyeho. Muri iyi minsi kwa ko ndi muri ya challenge nari maze kukubwira, mpita nkora siporo. Ariko mbere yaho ngaho nyine ubwo ngewe ya minota 30 akenshi nsanga amaze kugira nk'ibihumbi 3,500-4. Noneho nkaza gukora na siporo. Muri siporo yo ndi kwikorana ngo mba ndi kunyeganyega, kandi ntabwo nkora munsi y'iminota 30, ku buryo bijya kugera nka sasa. Ubu turi saa 5:19. Ubu ngubu mfite 6,000 step, 6,000 nizo mfite mu isaha yanjye. Ubwo urumva yuko nagiye harabura 1,000 kugira ngo nuzuze intego yanjye y'umunsi. Ibi nabyo rero biradufasha kongera umubare w'amakalori umuntu asohora mu mubiri ku munsi. Hanyuma ikindi, noneho siporo nyirizina rero nayo turayikeneye, kuko umubiri uba warahinyamaraye, niba ariko navuga,
kandi no dufite ibintu byinshi tugomba gukoresha bigomba kutuvamo. Ikindi hari systeme y'umubiri buryo umubiri wisukuramo imbere yitwa systeme lymphatique kugira ngo ikore nuko umuntu anyeganyega. Uzarebe iyo umaze igihe kinini wicaye ahantu hamwe, hari abantu bijya bibaho nkanjye bimbaho ibirenge birabyimba. Ubwo rero izo lymphe iyo liquide lymphatique igera mu birenge igasanga ntabwo uri kunyeganya kugira ngo utembere neza ukomeze akazi kayo ize gusubira mu mwijima akazi kagenze neza, ntabwo ubona ukuntu bikora neza kubera yuko utanyeganyeze. Rero iyo unyeganyeze ugakora za step nayo maze kukubwira ukongeraho n'agasiporo biba ari sawa cyane. Siporo niba usanzwe udakora siporo hari uburyo bwinshi ushobora kwifashisha. Ubungubu dufite internet, dufite smartphone, niyo mpamvu uri no kureba ino video. Ushobora kureba hano kuri YouTube cyangwa no ku zindi social media, ushobora kubona amasiporo menshi. Ushobora kubona amasiporo menshi bitewe n'ikigero ugeze gukora siporo. Hari iz'abatangizi, hari iz'abamenyereye, ushobora kuzibona. Ushobora no kwikoresha mu rugo udusiporo ukazenguruka mu rugo, ushobora no gushyiramo umuziki ukabyina, ushobora no kujya muri gym, ushobora ni byinshi. Impamvu ivuga ngo nabuze siporo ngo niba nakora siporo yo ntiyemewe muri 2025. Hanyuma rero ikindi muri uko gukora siporo ntabwo uri bugira umujinya ngo birakarire cyane uhite ukorera izo utakoze zose zikorere rimwe, kuko iyo usanzwe udakora siporo cyangwa se ukora siporo nkeya, iyo ukoze gutyo umubiri nawo urakurya, urabizi amavunane n'iki ubutaha bikakunanira kubikora. Ikindi ushobora kuyikorana umujinya ukayikora kwa gatandatu cyangwa ku cyumweru, ukavuga ngo uzongera uyikore kwa gatandatu cyangwa ku cyumweru. Ariko hari umukoci wanjye ujya utubwira ngo nkuko utafata umuti wa Colgate gakorgati kose agacupa ka Colgate ngo ugakandire kubrosa umara amasaha 2 kwibrosa kwa gatandatu ngo uvuge ngo ndangije kwibrosa by'icyumweru cyose, ni nako na siporo nayo atari kukwiye kuyifata. Ahubwo urabona dufukira agakorgati gake kubrosa, ukibrosa uyu munsi mu gitondo na nimugoroba bitewe n'ukuntu bikora. Hari n'abarenza aho ngaho, hari n'abajya munsi yaho, ariko byibura rimwe ku munsi wa wibrosheje. Ubwo rero no muri siporo naho wakora agasiporo gake ariko kagakora kenshi gashoboka. Recommendation ivuga byibura 3 mu cyumweru, ariko ushobora no kurenza nta gihano gihari. Ubwo rero ngewe nkora buri munsi ntasiba, kereka iyo havutse impamvu ikomeye, hari igihe umuntu afite urugendo cyangwa ikindi kintu gitumye uwo munsi umuntu adakora. Ariko ngewe buri munsi nkora siporo, nkakora ya marche kugira ngo mbone za step. Ariko hari n'igihe marche ntayikora, hari imvura igwa cyangwa akavuga ikindi kintu, ariko step zo ngomba kuzuzuza mu buryo umwe cyangwa ubundi. Hanyuma none narangiza nkakora na siporo yindi. Ngewe nkunda gukorera mu rugo, akenshi nkorera mu rugo, mfata ama video kuri YouTube. Hari challenge nyinshi ziba zihari, hari iyo ndi gukora ubu ngubu izarangirana n'iki cyumweru. Nkakora siporo, namara gukora siporo ubundi ubuzima bukagenda neza. Ariko nawe ushobora no kureba indi video ukora, cyangwa se ukajya no muri gym cyangwa ugasimbuka n'umugozi, byaterwa. Ariko icy'ingenzi ubishyire kuri gahunda. Hanyuma ibi ngibi nitubyitaho niko mbyizeye, nta kabuza umusaruro tuzabona. Ikintu rero gitumye mbyizeye cyane nuko hari igihe ubyiyemeza nyine nkuko tubyemeza buri gihe mu ntangiriro z'umwaka wageramo hagati ukabivamo. Ariko iyo uri kumwe n'abandi, iyo uguye abandi barakubyutsa. Ngewe mfite groupe ndi kumwe n'abandi bantu, ariko ni groupe y'abagore gusa, iri kuri Facebook. Facebook ni media ya kera, ariko ifite uburyo, ifite atu yo gukoresha groupe neza. Groupe zo kuri Facebook biroroha kuzikoresha gusumba izo ku zindi social media. WhatsApp habaho ama group, ariko iyo harazamo ibintu byo guterana imbaraga no gupostinga cyane, kubikorera kuri WhatsApp byorohera. Ari abantu bake, iyo abantu barenze 100 cyangwa bari hafi kugera ku 100 biragorana. Dufite rero groupe kuri Facebook yitwa Gahinga Healthy Ladies. Ushobora kuza ukabana natwe rero niba uri umugore. Nibutsa ko umugore ari umuntu wese uvutse afite igitsina gore. Ushobora kuza kubana natwe kugira ngo duterane imbaraga, ubaze ibibazo mu gikari. Umuco wacu nyine twebwe ibintu byinshi tubikorera mu gikari. Ubaze ibibazo, ubone bagenzi bawe uburyo bakoramo siporo bigutinyure, cyangwa se nawe niba ugicika intege uri wenyine, uba uri kumwe n'abandi, nuba wumva babivuyemo wareba ukabona abandi babikoze nawe bikagutera courage. Ubwo ni karibu rwose.
ndaza kureba ahantu nshyira link y'iyo groupe kugira ngo uze ubane n'abandi nawe ubashe kwirwanaho izi ntego z'umwaka twiyemeje tubashe kuzigeraho. Ubwo rero nizere yuko amakuru nguhaye muri aka kanya hari ikintu ari bugufashe. Nkwibutsa yuko mbere yo kuyashyira mu bikorwa ugomba kubanza kubaza muganga wawe, muganga wemewe na leta, ukamubaza uti se ko hari umugore nabonye ari kuvuga ibi n'ibi mbikore, nta kintu biri buntware. Muganga wawe rero ukuvura azi ubuzima bwawe kandi yarabyize, arakubwira ati bikore cyangwa se iki n'iki kireke cyangwa ibi bikore gutya. Kubera yuko ngewe ntabwo ndi umuganga, ngewe ndi umuntu uri kugusangiza amakuru ashobora kudufasha kugira ngo turebe uburyo twakwivana muri ibi bibazo by'umubyibuho ukabije abenshi turimo. Ushobora no kuba utabyibushye cyane ariko ushaka kugira ngo ibiro byawe bijye ku murongo, nawe waza twifatanya. Kuri iyi channel nzajya mpashyira amakuru atandukanye ashobora kudufasha kugira ngo ibintu bigende neza. Haramutse hari sujet cyangwa se ikintu wifuza yuko twazavugaho gifite aho gihuriye no kuboneza ibiro no kwiyitaho no gutuma umuntu aba mu mubiri muzima, wabyandika muri comment tukazabikoraho ikiganiro. Ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo iyi channel abantu bose izagere ku bantu benshi, YouTube yibone, hanyuma ijye iyisijana n'abandi bagenzi bacu nabo baze tujyane muri uru rugendo. Kandi ndagusabye ndakwinginze ngo usangize bagenzi bawe kugira ngo tube benshi nyine tujyanemo ibintu bigende neza. Kandi ubwo niba ibyo ndi kukubwira bimeze neza wakanda like, nta kintu byakwica. Akazogera nako wagakoresha kugira ngo video y'ubutaha nisohoka uzabe mu ba mbere, uzamenya amakuru uko ameze. Gusa kugira ngo ibi bintu byose ndivuga bishoboke, ni wowe uzabigiramo uruhare. Ndakwinginze rero ntundekure, nyaboneka kandi subscribe. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.